amadini abwira ibyo abantu bakeneye kumva, kubera yuko ubu ngubu turi mu gihe cy'ubupfu bw'ibibwirizwa ibyo Pawulo yavuze. Urugero wenda nk'amadini dufite hano muri iki gihugu akenshi usanga ari amadini yakomotse yazanwe n'abakoloni. Ayo madini ntago bari abakoloni baje bafite, ntago ari inyungu z'ubutumwa bwiza cyangwa se zo guhindura abantu abakiranutsi bari bafite, ahubwo bari bafite izindi nyungu zabo. Urugero naguha, uzitegereze amadini ari mu gihugu, muri iki gihugu cyacu cyonyine, urebe n'abanyabyaha bari muri iki gihugu usanga wenda byenda kungana. Ni ikimenyetso rero cyerekana yuko amadini atabereyeho gukura abantu mu byaha, ahubwo ni ikimenyetso cyerekana yuko amadini abereyeho kwigisha ibihwanye n'inyungu cyangwa se irari za ba nyiri madini. Hanyuma wemera ko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana? Cyane, Bibiliya ni igitabo, ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Niba wemera ko Bibiliya ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, abigisha ko bigisha bakurikije ibyo muri Bibiliya, hanyuma bihinduka gute iby'irari ryabo kandi n'ubundi bari gukoresha igitabo cy'ibyahumetswe n'Imana? Bivuze ngo bari kwigisha ubushake bw'Imana babukuye muri Bibiliya. Buza guhinduka gute amarangamutima yabo cyangwa se ibyo bararikiye bo ubwabo? Icyo kibazo ni amahirwe nagize, kuko igihe cyarageze ngewe mbivamo ndasezera. Maze gusezera, ariko uko kubivamo ntabwo byavuye kuri jyewe, ahubwo n'Imana yasanze imbwira yuko igihe cyanjye kigeze. Hanyuma uragira uti ibi nibyo byatumye mfata ngira icyifuzo wagize umaze kubona ibibera mu matorero ni ikihe? Nagize icyifuzo cy'uko Imana yahumura amaso cyangwa se yahishura ibibera mu madini shingiye ku byaberaga iwacu. Ngira icyo cyifuzo kijyanye n'ubushake bw'Imana. Icyanyeretse ko byari no mu mugambi w'Imana nuko Imana yahise ikoresha umukuru w'igihugu. Nk'uko nabivuze rero, hari ubwo abantu bashobora kuba bazi yuko iki kintu cyo gufunga insengero ari ikintu kigiye kurangira gutyo gusa, cyangwa se bakaba bari gushyira imbaraga nyine mu byo leta isaba, ariko mu by'ukuri mu bwiru bw'Imana, uru ni urugendo Imana yatangije kugira ngo ihane cyangwa se isohoze iby'umuhanuzi Ezekiyeli yahanuye mu gice cya 34. Yavuze uti nagize ihishurirwa by'ibintu n'ubundi bigiye kuzaba. Ni nk'ibiki rero? Ni ibintu birebire, ariko wenda navuga nko mu ncamake. Nta kibazo, summarize. Ubwo bwoko bugiye guhishurwa. Icya kabiri ni uko ubutumwa bwiza, dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese. Weho mukunzi wacu udukurikira aho uherereye hose, dufashe uyu mwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Yewe biranashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa se ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe umwanya nabwo kandi tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo. Kuri kamera nk'uko muri kubibona turi kumwe n'umutumirwa. Tugiriwe umugisha n'Imana yo kuba iduhuje nawe. Reka tumusabe n'ubundi atangire yibwira abadukurikiye. Ndabashuje cyane aho muherereye hose muduteze amatwi. Amazina yanjye nitwa Hakizimana Vedaste. Ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana mu buzima busanzwe, mbwiriza n'ubutumwa uko Imana ishoboje. Hakizimana Vedaste, ese uri umusore, uri umupapa, ese ubarizwa muri he torero? Ndacyari ingaragu, mbarizwa mu itorero King Jesus Face Church. Uragira uti ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana nkaba n'umuvugabutumwa. Umwigisha w'ijambo ry'Imana ni umeze ate? Umuvugabutumwa ni umeze ate? Umwigisha w'ijambo ry'Imana ni umuntu ubwiriza ubwiru bwa Kristo. Ubwiriza ubwiru bwa Kristo ni ukuvuga ngo
buriya ijambo ry'Imana ntabwo turivuga uko turisoma muri Bibiliya, ahubwo bisaba ko duhishurirwa natwe tugahamya. Ibyo duhishurirwa rero nibyo byitwa ubwiru. Ubwiru rero nibwo duhamya, nibwo duhamiriza abantu. Naho umubwirizabutumwa atandukanye n'umwigisha, kuko buriya kubwiriza abantu batigishijwe ni ikibazo, ni nacyo kibazo cyugarije amadini se cyangwa abayoboke b'amadini muri iki gihe cya none, kuko ubanza kwigishwa mbere y'uko utangira kubwirizwa. Kubwiriza umuntu utarigishijwe, ibyo ngibyo biba bimeze nk'uko wafata amazi ukayamena ku rukoma, aratemba ariko nta gisigara. Ariko iyo ubwiriza umuntu wigishijwe, wabaye umwigishwa wa Kristo, ibyo ngibyo birushaho kugira umumaro cyane kuruta uko abantu babwirizwa ariko batarigishijwe. Niyo mpamvu Yesu umurimo yakoze cyane wari umurimo wo kwigisha kuruta kubwiriza. Ushatse kuvuga yuko kenshi na kenshi ingaruka tuba turimo biterwa no kubwiriza abantu ariko tutabanje kubigisha. Yes, ingaruka abayobozi cyangwa se abayoboke b'amadini bafite, babwirizwa ariko batarigishijwe, batarabaye abigishwa ba Kristo. Rero uwabaye umwigishwa wa Kristo, kumubwiriza abyumva cyane kuruta umuntu utarabaye umwigishwa. Uragira uti abigishwa ba kino gihe ndetse n'abigisha, yaba abakristo ndetse n'abayobozi, usanga bibanda mu kubwiriza ariko ntibibande mu kwigisha. Hanyuma duhite tugaruka, ese ubona ari iyihe mpamvu bibanda mu kubwiriza ariko ntibibande mu kwigisha? Impamvu nahera ku nkomoko y'amateka y'iyobokamana. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe amadini yigisha ibyo abantu bakeneye kumva, cyangwa se abwira abantu ibyo abantu bakeneye kumva, ntago abwira abantu ubwiru bwa Kristo. Amadini abwira ibyo abantu bakeneye kumva, kubera yuko ubu ngubu turi mu gihe cy'ubupfu bw'ibibwirizwa, ibyo Pawulo yavuze. Ariko wenda sindi bujya mu mateka cyane, ubwo bupfu bw'ibibwirizwa bwatangiye kera mu gihe cy'umwami Constante mu kinyejana cya 3, aho abigishwa n'intumwa za Yesu bose bari bamaze gushira bazira ubutumwa bwiza. Nibwo uwo mwami Constante yahinduye abakristo bari basigaye, abahindura mu kintu ibyari ubutumwa bwiza, bitangira guhinduka imihango ya gikristo. Imihango ya gikristo rero itangira ubwo kuza ukageza mu kinyejana cya 15, aho Martin Luther yaziye, Imana imukoresheje akazana icyo nakwita ububyutse. Ubwo bubyutse Martin Luther yashakaga nabwo nibwakomeje, ahubwo havutse amadini. Ayo madini rero ni amadini yaje yigisha abantu ibyo ashingiye ku nyungu za ba nyiri madini. Urugero wenda nk'amadini dufite hano muri iki gihugu, akenshi usanga ari amadini yakomotse yazanwe n'abakoroni. Ayo madini ntago bari abakoroni baje bafite, ntago ari inyungu z'ubutumwa bwiza cyangwa se zo guhindura abantu abakiranutsi bari bafite, ahubwo bari bafite izindi nyungu zabo. Ubwo rero ibyo nibyo Pawulo we yise ubupfu bw'ibibwirizwa, kuko mu nzandiko ze yandikiye abakorino yaravuze ngo ntago duheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'abantu, ahubwo Imana yishimira gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ubwo rero urumva ahantu ubupfu bw'ibibwirizwa bwatangiriye ni muri icyo gihe cy'umwami Constante, kugeza na n'uyu munsi turacyari mu murongo w'idini. Amadini rero muri iki gihe ntago abereyeho guhindura abantu abakiranutsi, ahubwo yigisha ibijyanye n'inyungu zayo na ba nyirayo. Uragira uti amadini kino gihe ntabwo abiriho kwigisha abantu kuba abakiranutsi, ahubwo agamije inyungu yayo. Ushingiye kuki? Inshingira ku nyigisho n'ibigaragara. Inyigisho nyine z'amadini, nshobora kuguha urugero rumwe nawe ugahita ubona ibindi.
urugero naguha, uzitegereze amadini ari mu gihugu, muri iki gihugu cyacu cyonyine, urebe n'abanyabyaha bari muri iki gihugu usanga wenda byenda kungana. Ni ikimenyetso rero cyerekana yuko amadini atabereyeho gukura abantu mu byaha, ahubwo ni ikimenyetso cyerekana yuko amadini abereyeho kwigisha ibihwanye n'inyungu cyangwa se irari za ba nyiri madini. Niyo mpamvu amadini rero yigisha ibihwanye ibyo bashaka kubwira abantu, hanyuma abantu nabo bitewe n'uko batigishijwe nk'uko nabitangiye, ugasanga bashaka inyigisho zihwanye n'irari ryabo, bashaka kumva ibintu binyuze umutima wabo, mbese bijyanye n'ibyo bo bifuza. Abantu rero bakagendera muri icyo kigare, ibyo ngibyo niyo nkomoko y'ubuyobe, y'abahanuzi b'ibinyoma, abigisha b'ibinyoma. Ibyo ngibyo rero Yesu yari azi yuko bizabaho mu gihe nk'iki. Hanyuma wemera ko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana? Cyane, Bibiliya ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Niba wemera ko Bibiliya ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, abigisha ko bigisha bakurikije ibyo muri Bibiliya, hanyuma bihinduka gute iby'irari ryabo kandi n'ubundi bari gukoresha igitabo cy'ibyahumetswe n'Imana? Bivuze ngo bari kwigisha ubushake bw'Imana babukuye muri Bibiliya. Buza guhinduka gute amarangamutima yabo cyangwa se ibyo bararikiye bo ubwabo? Icyo kibazo Yesu yaravuze ngo umwuka wera naza azabayobora mu kuri kose, azabigisha azababwira ibyenda kubaho. Ni ukuvuga ngo ubundi nk'ikibazo umbajije, ntago umuntu uwo ari we wese ashobora kumenya ko umuntu ari kwigisha ibinyoma, ahubwo keretse umwuka w'Imana ari muri wowe niwe ushobora kugutahuza, niwe ushobora kukuyobora muri kwa kuri, akakwereka inyigisho uri kumva cyangwa se uri kwigishwa. Aho ngaho niwe ushobora gutahura ko umuntu ari kwigisha inyigisho z'ibinyoma. Ntabwo ari abantu benshi babisobanukiwe, ntabwo ari abantu benshi babizi, ni abantu benshi nyine uri mu mwuka w'Imana, kuko Pawulo yaravuze ngo umuntu w'umwuka arondora byose, arondora ibintu byose, ariko we ntawe umurondora. Ni ukuvuga ngo rero iyo abantu bigisha, umwuka w'Imana ari muri twe, turabarondora. Umuntu rero urondora ibyigishwa cyangwa se ibibwirizwa ni umuntu wenyine uri mu mwuka w'Imana. Utari mu mwuka w'Imana nyine we agendera muri cya kigare. Hanyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo izahindura bamwe kuba abigishwa, abandi kuba abahanuzi, kuba abigisha abandi kuba abahanuzi. Ahangaha wenda reka mpite ngaruka kuba abigisha. Iyo bahagaze imbere yacu bari kutwigisha cyangwa se bari kutubwiriza, ntekereza kuba bahashyizwe n'Imana. Ni gute kandi ahantu bashyizwe n'Imana hahindukaho kwigishirizwa iby'amarangamutima yabo? Ahantu hose urambwiye ngo ahantu baba bahashyizwe n'Imana, ariko iyo abantu bahagaze imbere yacu, si ukuvuga yuko baba ari abamarayika kuri twebwe bari imbere, si ukuvuga yuko baba ari abamarayika ku buryo badashobora kwigisha ibihwanye n'irari ryabo. Tuzi neza yuko niba Yesu yaravuze ko hari abahanuzi b'ibinyoma, abo nyine ni abantu bazigisha cyangwa se bazabwiriza ibintu bihwanye n'ibyo bashaka mu bantu, ibyo bashaka mu bantu. Ibyo rero ahantu hari hose babihakorera, haba ari ku ruhimbi uvuga, haba ari n'ahandi, aho hose bashobora kuhakorera ibyo byose batekereza cyangwa se bifuza. Duhite tubihuza wenda na kino gihe cyo gufunga kw'insengero, weho ubihuza ute? Gufungwa kw'isengero ni ikintu kiri kuvugwa cyangwa se cyatangiye kuvugwa muri iyi minsi, ariko jyewe numva mfite amakuru kurenza abantu bose, ari nayo mpamvu nifuza ko umuntu uwo ari wese yatega amatwi, uteze amatwi iki kiganiro, yarushaho kucyumva kandi agasesengura ibyo mvuga yishingikirije ku kuri, kuko ijambo ry'Imana niko kuri. Ikijyanye n'ifunga ry'isengero rero, nk'uko nari mbivuze, ni ikintu cyatangiye 2018, gusa mu kwezi kwa kabiri nibwo jyewe nagize icyifuzo
mu kwezi kwa kabiri kwa 2018 nagize icyifuzo nari ntewe n'ibyo nabonaga mu itorero nari ndimo. Iryo torero nari ndimo narisengeragamo, ariko ndi n'umuyobozi w'umudugudu umwe mu midugudu yari igize paruwasi nari ndimo. Icyo cyifuzo rero cyakomotse ku bintu nabonaga aho ngaho mu itorero. Ikindi nari n'umwanditsi w'inama y'abapasitori. Hanyuma rero hari ibintu nabonaga bitagenda neza itorero. Hari abantu bo muri ADEPR twajyaga tuganira, kubera ko ibyo nabonaga iwacu nari nzi yuko bitaba n'ahandi, ariko naganira nabo bakanyereka yuko ahubwo ibibera iwabo ari byo byinshi kurusha ibibera iwacu. Bituma rero ntekereza yuko ahantu hose mu matorero yose ari kimwe. Ngira icyifuzo cyo gusenga ngo Imana igire icyo ikora ku itorero ryo mu Rwanda muri rusange. Ni nk'ibiki wabonaga mu itorero, yaba iryo wasengeragamo, yaba n'amakuru yavaga mu yandi matorero nk'uko uvuze ngo wanaganiraga n'abo muri ADEPR, ni nk'ibiki wabonaga byatumye ugira icyo cyifuzo uraza kutubwira? Wenda ndavugamo bike, ariko ubu ngubu ni n'ubuhamya wenda mba ndi gutanga, kuko iyo uvuga ibintu wabayemo usa n'utanga n'ubuhamya. Nk'uko nabivuze, nari mwarimu w'itorero, twaremaga inama ya buri kwezi. Ni ukuvuga nagize umugisha wo guterana n'abakozi b'Imana bakomeye, twari dufite revera wacu, ariko muri icyo gihe cyose twakoraga inama. Izo nama zabaga zishingiye gushaka amafaranga mu bantu, gushaka amafaranga mu bakristo. Ugasanga nta kintu cy'agakiza k'abakristo, cyangwa se nk'uko Yesu yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibyo ngibyo wabonaga atari byo by'ibanze, ahubwo icyari cy'ibanze cyabaga ari ugushaka amafaranga mu bantu. Kuko ayo mafaranga wenda yabaga ari gushakwa mu bantu, yabaga ari amafaranga agamije iki? Kuko ushobora gusanga hari gahunda yo gushaka amafaranga mu bantu, ariko nanone ari ayo gukora umurimo w'Imana, kubaka insengero cyangwa se n'ibindi bikorwa bigamije umurimo w'Imana. Mu bwiru bw'Imana cyangwa se icyo Imana yamishuriye, nuko nta kintu na kimwe gifite agaciro kuruta ubugingo bw'umuntu. Kuko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuze ngo icyo Imana yohereje Yesu ntabwo ari cyo abantu bakora. Ibikorwa bigomba gukorwa, ariko noneho ibikorwa bigakorwa n'abantu bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ibyo ni byo bikorwa Imana yishimira ndetse izahembera n'abantu. Ariko igihe abantu bifuza kuba bafata amafaranga, nk'ubwo ngubwo habagaho ikintu cyo kuvuga ngo bagurire pasiteri moto, umvise ibyo ngibyo ugasanga ni ibintu abantu bari gushyiraho umwete ndetse n'umutima, ariko ugasanga bamwe nibabyumva, abandi ugasanga ni abantu bakeya nyine begera pasiteri, natwe akabidushyiramo nk'abakozi b'Imana ko ari cyo dukwiye gusansabiriza mu bantu. Ugasanga ibyo ngibyo ntabwo bihuye n'ubushake bw'Imana. Ni byinshi rero bigenda bikorwa, ariko Imana itishimira, kuko icyo Imana yishimira cy'ingenzi ni ubugingo buhoraho mu bantu. Igihe cyose rero waba uri pasiteri cyangwa se wabaye uri pasiteri, ariko atari icyo kintu ugambiriye mu buyoboye, uba waramaze gutandukana n'Imana mu ibanga. Wari ugaragaje ko icya mbere kwari gushaka amafaranga mu bakristo, icya kabiri ni nk'ikihe? Icya kabiri cyabagamo byari ibintu by'amatiku, ariko n'ubundi ayo matiku yabaga ashingiye n'ubundi kuri ya mafaranga, kuko wasangaga nta kindi kintu abantu bari gupfa kitari amafaranga. Nkanjye rero warebaga ibyo ngibyo, icya mbere cyo nari nyiri na muto, ubu urumva ni amahirwe nagize, kuko igihe cyarageze jyewe mbivamo ndasezera. Maze gusezera
ariko uko kubivamo ntabwo byavuye kuri jyewe, ahubwo n'Imana yansanze imbwira yuko igihe cyanjye kigeze cyo kubivamo. Imbwira yuko yemeye yuko mba umuyobozi w'itorero, yemeye yuko mba mu bakuru, yemeye yuko mba muri pasitorale, mba umujyanama cyangwa se mba umwanditsi w'inama y'abapasitori, kugira ngo inyereke ibibera aho ngaho mu gihe cyanjye abantu bazamenye ukuri. Ubu rero nibwo ntangiye guhamya ukuri nyuma y'iyo myaka 7 yose itambutse. Ariko muri iyo myaka ntago Imana yaretse kugendana nanjye, ahubwo yakomeje no kumishurira imigambi yayo ifite muri iki kinyagihumbi cya 7 twamaze gutangira. Hanyuma uragira uti ibi nibyo byatumye mfata ngira icyifuzo wagize umaje kubona ibibera mu matorero ni ikihe? Nagize icyifuzo cy'uko Imana yahumura amaso cyangwa se yahishura ibibera mu madini, shingiye ku byaberaga iwacu. Ngira icyo cyifuzo kijyanye n'ubushake bw'Imana. Icyanyeretse ko byari no mu mugambi w'Imana nuko Imana yahise ikoresha umukuru w'igihugu. Nakubwiye ko hari mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 3 kujya gushira nibwo nagiye kumva numva ko insengero zifunzwe 2018. Mu gusenga kwanjye rero nibaza bibaye, Imana imbwira ko ari cyo kimenyetso yamaye kubwo gusenga kwanjye. Kuva icyo gihe rero natangiye kugenda mbona yuko Imana iri kumwe nanjye. Hari n'ibindi byinshi yagendaga imishurira bigomba kuzabaho, ariko kuba byongeye kugaruka ubu ngubu nuko urugendo Imana yatangije guhera icyo gihe ari ibintu bigiye kujya ahagaragara. Nk'uko nabivuze rero, hari ubwo abantu bashobora kuba bazi yuko iki kintu cyo gufunga insengero ari ikintu kigiye kurangira gutyo gusa, cyangwa se bakaba bari gushyira imbaraga nyine mu byo leta isaba, ariko mu by'ukuri mu bwiru bw'Imana uru ni urugendo Imana yatangije kugira ngo ihane cyangwa se isohoze iby'umuhanuzi Ezekiel yahanuye mu gice cya 34. Yavuzemo ibintu bibiri, ariko yatangiye avuga ko bazabona ishyano abungeri bimenye ubwabo. Ku murongo wa 9 n'uwa 10 avuga ibintu bibiri. Yavuze ko abashumba batazongera kuragira inama. Icya kabiri, ntabwo inama zizongera guhinduka ibyo kurya byabo. Icya gatatu, ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Mu by'ukuri rero ibyo ni ibintu Imana ishaka gukora, ndetse yatangiye gukora, ishaka gusohoza muri iki gihe. Uragira uti nagize ihishurirwa by'ibintu n'ubundi bigiye kuzaba. Ni nk'ibiki rero? Ni ibintu birebire, ariko wenda navuga nko mu ncamake. Nta kibazo, summarize. Tuzagenda dukomeza kubiganiraho. Turi mu kinyagihumbi cya 7, ni ikinyagihumbi Imana igiye kwigaragaza. Mu bintu rero Imana yamishuriye bigomba kubaho muri iki kinyagihumbi, icya mbere harimo guhishura ubwoko bw'Abaheburayo. Abaheburayo bakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo. Ubwo bwoko bugiye guhishurwa. Icya kabiri nuko ubutumwa bwiza buzabwirizwa amahanga yose, ariko binyuze muri ubwo bwoko. Muri ubwo bwoko hagiye kuvamo umuntu, nuko tubibona mu byahanuwe, umuntu witwa Shami. Uwo Shami niwe uzaba umwami, akaba n'umuyobozi w'itorero. Iryo torero rizaba rishingiye kuri we, kuko ibyo Zakariya yahanuye bizaba bisohoye ngo dore uwitwa Shami azubaka urusengero, azaba umwami n'umutambyi. Icyo gihe bigiye guhita bisohora muri iki gihe. Wenda icya gatatu, ubwo mvuze ikijyanye no guhishurwa kwa abana ba Isiraheli, Abaheburayo, ikijyanye n'ubutumwa bwiza bugiye kubwirizwa isi yose. Kini ni ukwima ingoma, kuko byahanuwe ko uwo Shami ari uzaba ari n'umwami, niwe uzaba uhagarariye ubwami bw'Imana hano mu isi, niwe uzaba uhagarariye itorero hano mu isi. Ibyo byose rero bizaba muri iyi ngengabihe y'iki kinyagihumbi cya 7.
ko ahanura Shami uwo nguwo ko azaba umwami, ko turi mu gihe cya repubulika aho ni gute noneho hagiye kuza umwami kandi turi mu gihe cya repubulika n'ubutegetsi, ariko dukwiye kumenya n'ibyahanuwe, kandi ibyahanuwe rero bimeze nk'umugore utwite, iyo igihe kigeze birasohora. ubu ngubu n'ibi by'isengero bisa n'ibyatunguye abantu, ariko umuntu uzi ibyanditswe cyangwa se ibyahanuwe ntabwo yigeze atungurwa. nk'uko rero umbajije, umuhanuzi Daniel yavuze ko ku ngoma z'abo bami cyangwa z'iyo repubulika uvuga, z'ubu butegetsi bwo mu isi, Imana izimika ubundi bwami. aho ni muri Daniel igice cya 2 umurongo wa 44. ubwo abasoma Bibiliya bazajya bahasoma. ikindi nanone ni uko Yesaya yahanuye ibya Shami, Yeremiya yahanuye ibya Shami mu gice cya 23, avuga ko Shami ari we muntu uzagarura amahoro mu isi. uyu munsi ni amahoro isi ifite, ariko tugiye kugira amahoro atarigeze abaho, ariko ayo mahoro agomba kubanzirizwa n'izi ntambara tubona, n'ibi bikorwa by'ubutegetsi bw'isi tubona. ushingireho uvuga ngo isi nta mahoro ifite, wenda reka mpere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. twebwe mu Rwanda dufite amahoro? mu Rwanda dufite amahoro, ariko ntago ahagije. ntago amahoro dufite ahwanye n'ay'Imana itwifuriza cyangwa se ishaka.